tugihumeka ni ubuntu tuba twagiriwe, ni imbabazi, ni favor, nta kindi Imana iba yaduciye, ibikidutije just ubuntu. So rero turishimye cyane ko tugitijwe ubwo buntu, turishimye cyane ko tukiriho. Hari ugusuka umutima wawe imbere y'Imana, sibyo? Ariko hari no kuzana amarangamutima ya kimuntu. Akenshi amasengesho yacu navuga ngo uburemere bwayo ntibupeza, biterwa n'iki? Tuyiha report nk'aho turimo turaregera sogokuru ko papa tujuje inshingano. Urumva icyo kintu? Rero ntabwo Imana iterwa ubwoba n'amarangamutima yawe, ntitewe ubwoba n'amarira yawe aya ngaya atemba ku maso, ahubwo ikintu nabonye Imana yitaho kikanayishekinga cyangwa se kigatuma ibuja, ni umuntu uharanira gukiranukira Imana. Warasenze urakira, noneho abantu kujya bibaza uriya muntu ko mbizi yivuje ahantu hose bikanga, yakiza ate? Bati ni Imana yamukijije. Uko ugenda utanga bwa wanyana ukavuga ariko iyo Mana irakaza, iteye ubwoba. Noneho baje batinye ko bashobora kurwara, ikabakiza ariko ikabafatiraho ubugingo bwabo bugakira. Inyungu zayo cyane cyane nibyo bintu birebaho cyane. So ndabasuhuje mwese kandi mbifurije umugisha w'Imana, mwe mukunda kandi mugakurikira ibiganiro bya Seven Mountains TV. Ni iby'igiciro, ni umunsi mwiza Imana yaturemeye ngo tuwunezererwemo. Turishimye rwose ko turiho kandi turishimye cyane ko tugihumeka. Ni ubuntu tuba twagiriwe, ni imbabazi, ni favor, nta kindi Imana iba yaduciye, ibikidutije just ubuntu. So rero turishimye cyane ko tugitijwe ubwo buntu, turishimye cyane ko tukiriho. Nizere ko namwe muri amahoro kandi nizere ko muguwe neza. Abantu mwese mwakoze subscribe kuri Seven Mountains TV, Imana ibahe umugisha kandi Imana ibagirire neza cyane. Yes, hirya no hino ku isi nizere ko muri amahoro kandi nizere ko ubuzima burimo bugenda neza, kabone nubwo atari bose, kuko navuga ko ntabwo bishoboka ko abantu bose baba bameze neza, kandi ntabwo bishoboka ko abantu twese twaba tuguwe neza. Ahubwo hari abo biba bitameze neza, hari abo biba bitagenze nk'uko babipanze, nyine ugasanga ubuzima bwaba bihanye cyangwa se byanze. Ariko abo nabo nta kindi ni ukubabwira mukomere, mwihangane, niko isi imeze, niko ibihe byubatse, ariko ni n'igihe gusa kiba kibifashe. Iyo igihe kibirekuye byanze bikunze bigenda neza. So rero ndabasuhuje. Hari hashize iminsi dusa naho tutarimo gukora neza cyangwa se cyane, bitewe n'izindi gahunda n'izindi nshingano tuba tugomba kuzuza, ariko nta nubwo twibagiwe Seven Mountains TV. Nk'uko mubyibuka cyangwa mubizi, Seven Mountains TV ni channel iri mu gisata cy'iyobokamana, niko navuga, cyangwa se dukora ibyerekeranye n'iyobokamana, ariko tukabikora mu buryo butandukanye. Ni ukuvuga ngo Seven Mountains ni imisozi 7, kandi iyo misozi ni domaine 7 cyangwa se ni domaine 7 abantu babarizwamo. Mu buzima bwa buri munsi abantu bagomba kuba bari muri imwe muri izo domaine. So rero tuvuga ngo Seven Mountains TV, twashaka kuvuga ngo ni gute naba ambassador mwiza w'Imana kuri uriya musozi runaka. Twabwiye ko hariho umusozi w'umuryango, twabwiye ko hariho umusozi wa education, twabwira ko hariho umusozi wa business, twabwira ko hariho umusozi wa politike, twabwira ko hariho umusozi wa media, twabwira ko hariho umusozi wa art and entertainment. Yes, imisozi yose ikaba 7. Ni ukuvuga ngo mu buzima bwa buri munsi
umuntu byanze bikunze agomba kwisanga muri umwe muri uyu musozi, cyangwa se ukarenga n'umwe ahubwo ikaba ibiri. Ariko ndavuga ngo ni gute naba ambasada mwiza w'Imana hari ahantu mbarizwa mu buzima bwa buri munsi. Hariho nk'ahantu nkorera, sometimes mba ndi guhura n'abantu benshi, noneho nje nkazanamo ibintu bimeze ngo nk'impuhwe, ikirokore se, ugasanga barambwira ngo ariko disi ngo wowe ngo ntabwo nzi ko byakunda, ngo wazanye impuhwe nyinshi, ngo ikirokore cyinshi n'iki n'iki. Nyavuga ngo mu by'ukuri abantu bazi ko ikirokore gishobora gukora ahantu hamwe, abantu bazi ko kuba umuntu bishobora gukora mu gihe runaka, ariho handi uzasanga umuntu akizwa neza ari mu rusengero gusa, ariko yasohokamo ugasanga nyine yabaye undi wundi. Umuntu agomba gukizwa ku cyumweru, ku wa gatanu se ku munsi w'ijuma, cyangwa se ku wa gatandatu cyangwa ku isabato nibwo umuntu agomba kuba yambaye akenda keza, ufite ukambika umubiri neza ariko umutima utambaye neza. Seven Mountains TV rero twavugaga ko umuntu akwiriye kuba mwiza mu musozi abarizwamo, kandi akanaba mwiza mu nzu y'Imana. Ni ukuvuga ngo ube ambasaderi mwiza w'Imana. Mission ya mbere Imana yaturemye tuzana hano ku isi ni ukugira ngo tuyiramye, tuyihimbaze. Yes. Biza kwivanga, hazamo ibyaha, hazamo iki, twagiye dukora ibiganiro byinshi bitandukanye hano. Ariko kandi uyu munsi wa none ikiyiraje inshinga ni uko abantu benshi bayihindukirira, bakayimenya, bakayubaha, bakayubahiriza, bakitondera amateka n'amategeko yayo. Nta kindi kintu bishaka cyane. Rero Seven Mountains TV ba mwiza muri mountain ubarizwamo, muri za mountains nahoze mvuga, hanyuma uhagararira Imana neza, abantu bakubonemo imbuto z'ubumana, abantu bakubonemo imbuto z'ubumuntu, abantu bakubonemo bumuntu mbere y'ikindi kintu icyo ari cyo cyose. Buriya iyo ubaye umuntu cyangwa se wambaye ubumuntu imbere yo kuba umu businessman, uba birafasha cyane. Ya business iroroha, ya business ntushwana n'abantu, ya business ntutukana nabo, ya business ntiwambura abantu, ya business noneho rero bwa bumuntu iyo bwivanzemo kumenya Imana no kuyubaha, Abanyarwanda baravuga ngo ni amata yabyaye amavuta, usanga bimeze neza cyane, usanga ari ibintu byiza cyane. Umunsi rero turi buze kuba tuganira kuki. Uyu munsi ndashaka ko duterura ikiganiro kivuga ngo mbese Imana igira amarangamutima nk'aya muntu? Ko kenshi njya mbona tuyijya imbere, twarize, turira, tuboroga, tubabaye. Ejo bundi naho nsoma quote ivuga ngo inkuta z'ibitaro zumva amasengesho menshi kuruta inkuta zo mu rusengero. Kubera ko abantu bababaye nyine nibwo basenga cyane. Abantu bafite ibibazo cyane, nibyo nabonye, usanga ari bwo begera Imana cyane, usanga ari bwo bashishikariye ibintu byo gusenga, usanga ari bwo bashishikariye ibintu byo gutabaza Imana, yewe bagaca bugufi, bakarira, bakaboroga, bakayibwirana amarangamutima menshi, azifu barimo babwira nka sogokuru wabo, papa wabo se, mama wabo, nyirasenge se, nyine bakayizananamo ya marangamutima, cyangwa se bakayibwirana amarangamutima yose. Nyibaza, ese ubundi koko Imana igira amarangamutima nk'aya kimuntu, ku buryo uba uvuga uti aya marangamutima ngiye gusuka imbere yayo iri buyahuze na yayo, hanyuma bigira icyo bibyara? Ariko nasanze Imana ishobora kuba iyagira ariko atandukanye n'ay'umuntu. Ishobora kuba igira amarangamutima ariko atameze nk'ayo nge ngira umuntu mubisi. Nawe se Imana yabayeho kera, iriho n'uyu munsi, tunasoma ko izakomeza kubaho. Njyewe mbayeho ejo bundi, uyu munsi ndiho, ejo nzapfa cyangwa ejo bundi, noneho ngashaka kugira ngo mpuze
y'amana ireshya kuriya cyangwa se ingana kuriya nyitsindagire mu marangamutima yanjye, nyumvishe nyikonvisinge kugira ngo ikore kiriya kintu igendeye ku marangamutima y'uko nababaye. Urugero, ndi umushomeri, nabuze akazi, sometimes mba nabuze n'agatike ko kujya kudepoza, mba nabuze agatransport gashobora gutuma njya gusura mwene data, mba nabuze utwenda tunsaziraho, inkweto zikansaziraho. Noneho najya gusenga nkayibwira se Imana, ubundi unyima amafaranga uzayagira ute mu ijuru? Ubundi wowe ntubibona ko nkennye? Ese ubu kuba nseba gutya wowe ntabwo useba ugira ngo ese ubundi kuba waranyanitse gutya ugira ngo ninjye njyenyine bikoraho gusa? As if nayo yumvira muri ya marangamutima urimo. Urarwaye, yego urababaye cyane, hanyuma wajya gusenga ukibwira Mana urabibona ndababaye, ese wowe ntubibona ko merewe nabi? Ese ubu Mana ububabare wowe ntubwumva? Mana niki? Ukayibwirana amarangamutima yawe. Hari ikintu, hari ugusuka umutima wawe imbere y'Imana, sibyo? Ariko hari no kuzana amarangamutima ya kimuntu. Akenshi amasengesho yacu navuga ngo uburemere bwayo ntibupeza. Biterwa n'iki? Ngo turasaba ntiduhabwe kubera ko dusaba nabi. Gusaba nabi ntabwo ari uko uba utavuze icyo ukeneye, nta nubwo aba ari uko utavuze ikikugoye, ahubwo gusaba nabi ni igihe wowe urimo urisabira ibintu nyine wabishyizemo amarangamutima yawe, kandi nabwo byerekeye uyu mubiri cyane, byerekeye ubuzima bwa hano mu isi cyane, byerekeye uko ubayeho uyu munsi n'ubwoba bw'uko uzabaho ejo. Burya akenshi usanga ari byo byatuzanye imbere y'Imana. Ariko mu by'ukuri Imana ni iki se? Imana ni umwuka kwa, Imana ni umwuka uba utembera ahantu hose. Umwuka kera najyaga nibaza, ariko Imana buriya ni nka oxygen, kubera ko iyo ndi hano ndahumeka, iyo ngiye hanze ndahumeka, iyo ndi mu ishuri, muri church, mu modoka, mu ndege, hehe hose mba ndimo ndahumeka. Ariko nza gusanga no oxygen hari aho ugera n'ubwo ihari wowe ntubashe kuyikonsoma. Urugero, iyo wibiye mu mazi haba hariyo oxygen kubera ko ifi zibasha kuyihumeka, ariko wowe ntibishoboka. Bivuga ngo rero Imana irenze oxygen, ni umwuka ariko irenze ya oxygen duhumeka. Urugero, iyo uri ahantu hari imyotsi myinshi, ujya bari gutwika ibintu cyangwa se ukanyura ahantu ivumbi ryinshi byatari, buriya bibangamira ya oxygen, ugasanga guhumeka biranze, wikubise ivumbi, uritsamuye, imyotsi kujya mu maso, urarize, ibihaha birababaye, urakoroye, bivuze iki? Oxygen hahandi ntihari, yapfuye. Ariko Imana kuko ari umwuka, iba ahantu hose icyarimwe, muri ayo mazi birimo, muri iyo myotsi birimo, nijoro ibihari, ku manywa ibihari, mu nzu, mu ndege, mu modoka, hehe hose, kandi ngo ibera hose icyarimwe. Uyu munsi nicariye muri Afurika munsi y'ubutayu bwa Sahara mu Rwanda i Kigali, ariko iyi video umuntu uzayifungura ari muri Australia, Imana izaba iri kumwe nawe. Uri muri Amerika, Imana irahari. Uri ahantu hose Imana ibasha kuhabera. Abantu bari muri submarines barinze imitekano y'ibihugu byabo, Imana nawe irahari. Bivuga ngo Imana ni ngari cyane, ariko ubugari bwayo bipimirwa mu mwuka wayo. Rero iyo tuzanye amarangamutima y'umubiri tukayasuka imbere y'Imana tuyibwizanya, sometimes ni nani nari ngo nudakora n'iki kintu ndamenya ko utari Imana. Imana nizere kutazankoza isoni, Imana nizere kutazanteza abantu, Imana nyine ukibaza, Imana igira amarangamutima nk'aya yacu? Ukibaza, Imana yumva ibintu kimwe n'uko tubyumva? Ngewe rero nasanze ntabwo ari amarangamutima yacu yitayeho cyane, kubera ko akenshi turayiteresha ubwoba uyu mubiri twambaye, kandi irabizi ko tuzabaho si iminsi ingahe, tuzabaho imyaka ingahe.
baravuga ngo imyaka 1000 kuri twe ni umunsi umwe imbere yayo. Nta muntu ushobora no kuba imyaka 100. Yagize imyaka myinshi, ni 103, 112, 108 se hafi aho. Noneho ukibaza ngo ubwo 1/10 cy'imyaka 1000, niba imyaka 1000 ari umunsi umwe imbere yayo, 1/10 ubwo ni iki imbere yayo? So niyo mpamvu rero kuyitera ubwoba ngo nahindutse igikara, kuyitera ubwoba ngo nakennye, ngo inzara yandiye, nananutse, mbona ari amarangamutima nagayitushaho cyane. Kurira cyane by'amarira agatemba hano inyuma ukaboroga, nekereza ko bitayifataho cyane, nekereza ko bitayitera ubwoba, bitayihagurutsa, rero nidusenga tujye dusenga Imana tuyizeye nk'Imana irenze ya marangamutima yacu. Tuyibwire tutayikanga, tuyibwire tutayivumburaho, tuyibwire tutayihabura nk'abahabura bene wacu. Tuyiha report nk'aho turimo turaregera sogokuru ko papa tujuje inshingano. Urumva icyo kintu? Rero ntabwo Imana iterwa ubwoba n'amarangamutima yawe, ntitewe ubwoba n'amarira yawe ayangaya atemba ku maso. Ahubwo ikintu nabonye Imana yitaho kikanayishekinga cyangwa se kigatuma ibuja, ni umuntu uharanira gukiranukira Imana, umuntu urwana n'ibyaha avuga ngo sinkwiriye gukora kino kintu, umuntu uharanira kubaho ubuzima bwera, umuntu uharanira kubaho ubuzima butayigomera. Niyasenze, niyatasenga amagambo, niyatasenga arira, niyatasenga no, ibyo bintu irabyumva cyane. Ikiyitusha ni wa muntu ukiranukiye ahantu bigoye. Urugero, uri umuboss, yes, uri owner of the company, urabizi ko bangira amakampani menshi kugira ngo batange akazi ku bakobwa, basaba ruswa y'igitsina. Noneho wowe ufite iyo business, ufite amafaranga, ufite izo opportunity zose, ufite izo ability zose zo kuba wakora ibyo bintu, wahayaringa ushaka kubera amafaranga yawe, kandi ukanamusaba icyo ushaka, ariko ukabyigomwa ukavuga no, ndi umukristo, nubaha Imana, umwiriye guha akazi umuntu ukagomba, ukigomwa icyo kintu, isi yita chance cyangwa se amahirwe atari meza. Uriya mutima yagiye imbere y'Imana, kabone niyo yavuga amagambo abiri gusa, birayishitura kurenza wowe witwa ko wakijijwe ku munwa, warangiza ukigumira muri zone y'icyaha. Hari impamvu Yesu yajyaga akora ibitangaza direct, agasengera umuntu ukamukora ku maso, umuntu agahita ahumuka, akabwira unyunyutse akaboko ngo akaboko nikarambuke, akarambuka, ahamagara barazaro mu bituro bakavayo nta mvune, adatite atikubise, atakanza abantu. Impamvu ni iki? Nta cyaha cyamurangwagamo. Nawe njye uyu munsi ndakizwa, ariko nkigumira muri zone y'icyaha. Nyine ndakomeza nkabana nabo nagendanaga nabo, tugakomeza tukavuga bya bindi by'amafuti twavugaga, tugakomeza tukaganira ibiganiro bitubaka nahozemo na cera, impinduka nkazibura. Nihe turi kuganira ibyo gusinda ndimo, nihe turi kuganira ibyo abibye ndimo, nihe turi kuganira ibyo kurya abana ndimo, nihe turi ya clue yanjye nkanga kuyirekura. Buriya biragoye kugira ngo uzasengere ikintu gikurweho kandi waragumye muri zone y'icyaha. Noneho nasimbuka gato mvuye muri ya zone y'icyaha, kubera ko ngeze muri bene data ku cyumweru, kuwa gatandatu, kuwa gatanu mu ijuma, mwumva nkwiriye kuzana amarangamutima azifu ndimo ndabwira data wacu, ntabwo biyihabura, nta nubwo biyitera ubwoba. So Imana rero ishobora kuba igira ayo marangamutima cyangwa se ntinayagire, ariko amarangamutima igira ntabwo ari ayo
ntabwo ari y'umuntu usanzwe nyine, uyu muntu uyu nguyu upfa, uyu muntu uyu muremure w'inzobe n'iki, no. Ushobora kuba iyagira mu bumana bwayo, ariko ikamenya n'uburyo ikontrolinga ibintu byayo, ariko kandi kubera ko izi ibihe kandi iri hejuru y'ibihe, ntabwo ijya igira ubwoba. Irabizi ko niba urwaye irabibona ko imbere uzakira, irabizi ko niba ushomereye irabizi ko imbere aho ngaho uzabona akazi, irabizi ko niba ufite ikibazo runaka irabizi ko aho ngaho imbere gato biri buze kugenda neza. Twebwe rero twakauntingira cyangwa se twabarira mu bihe n'iminsi, ugasanga turayizanaho iterabwoba n'amarangamutima ya kimuntu. So rero bakunzi ba Seven Mountains TV, twige kubana n'Imana dushaka kubaho ubuzima bwera. Impamvu binaturiho ni ingaruka z'uburyo twiza. Abantu batwigishije agakiza rata nabo hari ukuntu batwumvishije kwegera Imana ku nyungu z'iby'isi cyane, ku nyungu zo kuzamera neza hano ku isi cyane, ku nyungu zo kuzagira inzu nziza, ku nyungu zo kuzabona visa zo kujiga travelinga, ku nyungu zo kuzabona amafaranga menshi, ku nyungu zo kuzagira amazu y'ibitabashwa utugeretse n'iki, ku nyungu z'uko tutazarwara, uyu mubiri utazamererwa nabi, ku nyungu z'uko abana bacu bataziga ahantu habi. Inyungu z'isi gusa. Nukizwa bizagenda neza, nukizwa bizamera gutyo. Noneho tugatwarira Imana muri icyo kinyenga cyangwa se muri iyo shusho, igihe noneho twakubiswe n'ibihe tukamera nk'aho twayivumbuye, igihe twarwaye tukamera nk'aho turimo turayibwirana amarangamutima nyine kwikwiriye kuba icyo muri icyo kintu nk'iyirengera, ko ibyo bintu bimfashaho nayo birimo birayikoraho. So rero ugasanga nyine rimwe na rimwe tuba tumeze nk'abirenganya cyangwa se barenganya abantu atari bo, ahubwo uburyo twigishijwe Imana. Or Imana yitaye cyane ni iki kiyihesha icyubahiro kuri wowe, ni iki kiyubahisha, ni iki abantu bashobora kukureberaho bigatuma bayigarukira. Yes, ubwo bukene bwawe hari igihe bushobora kugarurira abantu ku Mana, kurwara kwawe hari igihe bishobora kugarura abantu ku Mana, tuzabivugaho ubutaha. Ariko ushobora kurwara ibintu bikayoberana, ushobora kwivuza ahantu hose bikayoberana, mu gihe gikwiriye ukazabona warasenze urakira. Noneho abantu kujya bibaza uriya muntu ko mbizi yivuje ahantu hose bikanga, yakiza bati ni Imana yamukije. Uko ugenda utanga bwa buhamya ukavuga ariko iyo Mana irakaza iteye ubwoba. Noneho baje batinye ko bashobora kurwara ikabakiza, ariko ikabafatiraho ubugingo bwabo bugakira. Inyungu zayo cyane cyane nibyo bintu birebaho cyane. So rero iby'amarangamutima no kuyitera ubwoba no gushaka kubaho neza hano mu isi, sintekereza cyane ko bishobora kuduhira, cyangwa sintekereza cyane ko bishobora kudukorera. Niyo mpamvu akenshi uzasanga abantu benshi dushaka Imana tuyishakaho ibyayo n'ibitangaza, twabibona tukigendera, cyangwa se twabibura nabwo tukigendera, cyangwa se twabibona tugahita tudamarara, twabibura tugahita tuyivumburaho. Ni ku isi yatutoje, niko byubatse. Or Imana irashaka ko tubana nayo nk'abazaraga ubwami, tubana nayo nk'abitegura kuzabana nayo aho irimo irategura, apana kunogerwa n'ubuzima bwa hano mu isi. Yes, bakunzi ba Seven Mountains TV, mbangira ngo duhugurane, mbangira ngo turebe ni gute dushobora gutunganya bino bintu cyane cyane by'ubumana, tukabivanamo ubwana, tukabivanamo ubunebwe, tukabivanamo ubutesi, tukabivanamo kwikunda, kubera ko akenshi ubusanga biriya byose bizenguruka ku kwikunda kwa muntu, kandi mu by'ukuri sintekereza ko imbere y'Imana ibyo bikonta cyane, cyangwa se bitera ubwoba. So rero reka nsoreze ikiganiro hano, ariko nizere ko byibuze mwe mudukunda, mudukurikira, mwakoze subscribe, muduha comment, muduha like, muduha share, byibuze ukunda Imana pana gukunda ibyo ifite, byibuze wubaha Imana uyubahira mu by'ukuri, kuzaraga ubwami,
wubaha Imana utayubahira mu by'ukuri icyubahiro cyawe cya hano mu isi no kwikunda kugira ngo umererwe neza, nabyo ni byiza kubigira. Nta nubwo mvuze ngo ntimukabisengere, nta nubwo mvuze ngo ntimukabisabe, kuko hari n'aho ibyanditswe bigenda bibitubwira, ariko si cyo cya mbere. Kuko icyanditswe kiravuga ngo mbere na mbere mubanze mushake ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, ngo nibwo ibindi byose muzabyongererwa. Rero hari ikibanza, nubwo twe twabicuritse tugafata icyabanza akaba aricyo tuzana inyuma, ariko hari ikimana twifuzaho. Ni Emma, ni 7 Mountains TV. Nizere ko muzakomeza kugenda mudushyigikira, mukora kuri subscribe, mukunda Imana, mukizwa, muhinduka, kubera ko nicyo tugamije. Ndabashimiye cyane rero mwakoze gukurikirana ikiganiro cyacu. Imana ibahe umugisha ndetse ibahe impagarike n'ubugingo. Ciao.